geopolitique wo mu gihugu cy'Ubufaransa ariko akagendera ku makuru n'ubundi atangwa n'ibinyamakuru bitandukanye cyangwa se n'abari ku mbuga nkoranyambaga aho yerekanaga ku munsi w'ejo ibyari biri kuba muri iri bara ritukura irubona ni bara ririmo abarwanyi umutwe wa AFC 23 niho bafite ntabwo wavuga ko ari hose bigendanye wenda nuko umuntu aba adahari ariko niho bafite muri ibi bice byose ubwo kuva muri Masisi cyane cyane ariko yasaga nkaho yibanda ahabereye imirwano ku munsi w'ejo ubona ko ni mu bice bya Kamanyola na za Mwenga kumanuka n'ubundi na za Kamituga ariyo gahunda bivuga ko abarwanyi ba AFC 23 bafite ariko ku munsi w'ejo bagabwaho ibitero muri ibi bice cyangwa se nabo barabigaba Kamanyola yego Kamanyola rero ikaba hano ari igice gisa nkaho bashakuza bakayihuza n'aka gace kitwa Murenge gasanzwe karimo abarwanyi babo bahuje n'Uvira yego batwirwaneho ku buryo kuba uri Murenge na Uvira abandi bakaba bari mu Minembwe byumvikana ko abarwanyi ba AFC 23 mu gihe baba babashije kugera muri ibi bice bakabyigarura cyangwa nabo ntibabyigarurire bakabibakuramo urabona ko aka gace gasa nkaho ari igice gikingiye Bukavu iki gice ubona hano kirimo za Walungu ikaba yanzira zanzibira n'ubundi zigana Shabunda hirya urabona ko ikarata we yagerageje kuyigira gatoya ibi bice by'ingenzi bizamo ibice navuga bikomeye by'ingenzi ndimo ndibaza mu gihe M23 yitabashije kuza akaga kari muri aba bantu basa n'abari mu tudomo n'ubundi barazengurutswe nicyo kigaragara bazengurutswe n'ihuriro ry'ingabo za leta ingabo z'u Burundi n'abandi bose yose bakingiye agace ka Uvira nicyo kigaragara urebeye kuri no karita ariko hakazamo indi karita wenda nitwe twagerageje gukora dusanzwe tunakoresha isa nkaho irimo utuntu tw'utuzeru twa Kamanyola n'ibindi niyo ni hint idufasha neza kugira ngo abantu bayumve nayiturebera dufashe kuhanga kubyuma turebere yego nk'ubu urabona AFC 23 bigendeye ku itangazo ryatanzwe na Lawrence Kanyuka aravuga ko ibi bice byose byagiye bigabwaho ibitero ariko iki gice warebera ku ikarita ukabona ntabwo kiri mu bice uyu mutwe ugenzura gusa iki gice giherereye ku muhanda witwa route nationale nimero 5 iyo ni 5 nimero 5 yego uyu muhanda ni umanuka ukagenda ukagera mu mujyi wa Uvira niba byumvikana neza kuba iki gice rero cya Luvungi ni kimwe mu bice bituwemo n'abaturage benshi navuga ko ari nka gasantere kandi gashobora gukurikira Kamanyola umanuka mbere yo kugera Uvira yego ariko hano hagakikizwa n'ikibaya cya Rusizi ikibaya cya Rusizi rero kikiri ikibazo kuri abo barwanyi kuko hakurya hari bahanganye n'ubundi mu mirwano muri Kongo ari mu Burundi ingabo z'u Burundi ntabwo wabuhanganye n'umuntu uri umusirikare n'ingabo z'u Burundi zishobora kwambukira muri ibi bice ibi ngibi ariko nkahanga urabona niba Kamanyola ku gice cya Ruhwa gisa nkaho cyegamiye Burundi hano kuko hari mu Rwanda hano hakaba hari abarundi hano hakaba ari AFC 23 byagorana cyane ku barwanyi b'abarundi kuba bashaka gutera aba barwanyi ba AFC 23 banyuze muri ibi bice ariko hepfo birashoboka ariko hepfo birashoboka kuko ntabwo babarwanyi hano muri ibi bice barahagera nubwo bafite ibice mu Mirenge muri Murenge ndetse na za Minembwe hasi yego iyi ni ikarita ya kabiri hari ya gatatu yego aka rero ni agasantere ka Kamanyola urabona ko kino gice ukirebeye no ku ikarita ni igice kirangwamo imisozi na hano hose yego ni imisozi yose ariko agace umujyi wa Kamanyola ugasa nkaho wicaye ariko hano hari imisozi aha rero mu buryo bwa gisirikare niho abasirikare bakunze gushyira za mbunda zirasakure ni nayo ya mbunda ngira ngo barimo kuvuga yego niyo rero barimo bavuga ko muri ibi bice birimo ingabo z'abarundi za Kongo zose ziherereye muri ibi bice bya Ruzizi mu bibaya bya Ruzizi birimo bigerageza kurasira ya mbunda nayo ikabasubiza niyo mpamvu muri aya mashusho wabonye mu gasantere ka Kamanyola cyangwa se mu mujyi wa Kamanyola ariyo mpamvu wabonye wamwotse barimo bararasira mu bibaya hano imyotsi cyangwa se ibisasu bikagwa hano abandi nabo bafite imbunda wenda muri iyi misozi geolocalisation yayo ntabwo nabashije kuyibona ariko ikigaragara nuko hano hari imisozi irahari imisozi ya Kamanyola iri mu kibaya cyegamiye Ruzizi cyangwa Rusizi cyane rwose naho ngaho rero niho bigoraniye niyo mpamvu uwabasha kugenzura iki gice kirimo hasi mu bibaya byaza kumworohera
n'ubundi kuza kugenzura ibice bikikije centre cyangwa se umujyi wa Uvira, abashije kwihuza n'abari murenge haracyari kure ariko birashoboka abasirikare bagenda n'amaguru cyangwa se nabo bakabasubiza inyuma. Indi ya nyuma noneho, indi karita ya nyuma, yego aka gasantere nako Lawrence Kanyuka yakavuzeho kitwa Rubarika, nako harimo imbunda za leta zirimo zirasa muri Kamanyola, hano na hano ibice bibiri. Ni ukuvuga ngo Rubarika na Ruvungi niho ingabo za leta nabo bafatanyije zirimo kurwana n'aba baturutse Kamanyola cyane rwose. Abo baturutse Kamanyola ukurikije ibyo Maheje yakubwiye ko amasasu mato yagabanutse ariko yigiye imbere, ariko ari kugenda. Yego, abwo bateraga nkuko yabitubwiye cyangwa se ukurikije n'amakuru ahari, nubwo buri ruhande mbona ruvuga ko rwatewe, birumvikana ko amasasu niba abari kurwa ku gice cy'u Rwanda Bugarama batarimo bayumva, byumvikane ko arimo aza hano arimo ararenga kuko ntarimo asubira muri ibi bice, kuko Nyangezi nta kibazo gihari, n'ibi bice byose AFC 23 yafashe nta kibazo gihari. Ukabona ko gusa amasasu mato yabaye avugira Kamanyola, abaturage ba Bugarama barayumva, kuko twari duhari niyo kaba ari gato warakumvaga. Hano rero niba Rubarika ni Ruvungi ariyo iri mu mboni zayo 23, birumvikana ko imirwano n'ubundi iramanuka muri ibi bice kandi mu byerekezo bibiri. Na hano Rubarika ni mu misozi, yego naho hari imisozi, hano Rubarika ho ni mu misozi bitandukanye n'iyi Ruvungi ni mu kibaya, kuko urabona Ruvungi isa nkaho yegereye ikibaya cya Rusizi, kuko umugezi wa Rusizi ugendera kuri uyu mupaka neza gutya uko ubona uyu mupaka. Ikibazo ngize aha ngaha kuri Ruvungi, ntabwo igisirikare cy'u Burundi